nicyo gihe nabonye kigoye, nicyo gihe nabonye umuntu ashaka kuryama ariko umutima ukamubuza, umutima ukamubwira ngo ya uraryama ufite iki, niki kintu wakishingikiriza cyatuma uryama, iki gihe se kigeze kikubaho? Ni cya gihe ujya mu kizami ariko ukajyayo ariko ugishaka kwiga, ukajyayo wumva mu mutwe wawe ugifite stress, wumva mu mutwe wawe hari byinshi utazi. Iki gihe rero ntabwo kiba ku banyeshuri gusa, nta nubwo kiba ku bakozi gusa, kiba ku bantu bose. Ni igihe tugiye kumenya tukamenya n'uburyo twakitegura kugira ngo tutazongera kuba muri ibi bihe, tutazongera kuba muri iki gihe aho buri wese yumva ko bigoye kugira ngo aryame, atashobora kuryama. Ni gute se twabikemura? Ese haba hari igisubizo cyiza? Igisubizo cyiza kirahari. Ubundi umuntu ahantu hatandukaniye n'inyamaswa ni uko we yibuka ku byashize akanibuka no guteganya ku bizaza. Iyo umuntu yibuka ku byashize hari igihe bimushimisha cyangwa bikamubabaza. Iyo umuntu ari guteganya ku bizaza hari igihe yibeshya ko afite igihe, hanyuma agateganya kuzabikora mu gihe kizaza. Hanyuma iki kintu rero nicyo kintu nifuza ko tuganiraho. Ubundi iyo umuntu ateganya kuzakora ikintu runaka mu myaka iri imbere cyangwa mu gihe kiri imbere, hari igihe akora ikosa ryo kwirara, hanyuma igihe kikazamufata ugasanga araye amajoro yiga cyangwa akarara amajoro akora raporo, rimwe na rimwe akanabikora nabi. Kubera iki? Kubera ko yumvise ko asigaranye igihe gihagije. Ese ni iki kintu wakora kugira ngo ubashe gukora ikintu kandi kigende neza kandi bitakugoye? Ese waba uri umunyeshuri? Waba ukorera umubosi se ukaba utanga raporo buri gihe ari uko mwabanje gutongana, aho arakubwira ngo kuki ukora ibintu nabi? Niki kintu se wakora? Icya mbere, niba uri umunyeshuri, menya ko buri kantu kose wiga uyu mwanya wa none gafite uruhare mu bizaza, mu gihe kizaza, mu kizamu uzakora hazaza. Menya ko nutegereza kuzabyigira igihe runaka, uzagera icyo gihe utabizi, kuko ibyo bintu byabaga kuri buri muntu wese. Nzi wakundaga kuvuga ngo ngiye nziga ku munsi wa nyuma, wasangaga arinda ajya mu kizame ataraba confident ngo avuge ngo ngewe ndumva niyizeye nakora ibintu byanjye neza. Kubera iki? Yabaga atariga ibintu byose. Nawe rero kugira ngo utazagwa mu ikosa nk'iryo abo bose twagiye tubona bagiye bakora, wowe tegura ibintu kare, hanyuma uzabashe kubigeraho. Niba nawe ukorera umuntu, wijya gutegereza igihe cya nyacyo kugira ngo umuhe raporo, witegereze ngo uvuge ngo buriya raporo nyitanga buri cyumweru, reka nzayikore ku munsi wa gatanu. Oya, niugera ku munsi wa gatanu bizaba byabaye byinshi. Wowe bikore buri munsi buri munsi, hanyuma uzareba ukuntu byoroha, akazi kazoroha, bigende neza. Ahangaha rero no mu buzima busanzwe hari ubwo tujya tugira amahirwe, ariko tukavuga ngo aya mahirwe reka ntegereze ndebe ukuntu nazabikora mu gihe kizaza kandi bizagenda neza. Ndabona afite igishoro ariko ntigihagije, reka nyongere nzabikore nta kigize gihagije. Uribeshya cyane. Nta gihe gihagije uzigera ubona ibyo ukeneye, nta n'igihe uzigera ubona ibintu byose byuzuye. Tangira nonaha ukora ibintu byawe, nzi neza yuko mu gihe kizaza uzajya ushima intambwe wateye. Ku munsi wa mbere wafataga umwanzuro wo kwiga, ku munsi wa mbere wafashe umwanzuro wo gukora raporo, ku munsi wa mbere wafashe umwanzuro wo kubyaza igihe umusaruro, kabone n'ubwo wabaga ubizi neza ko igihe cyo kubitanga kitaragera. Ibi nubikora neza, nzi ko uzahindura ubuzima bwawe, nzi ko uzabaho utandukanye n'uwo wari we. Ibi wabikora, bikore, hanyuma ubeho wishimira impinduka wateye. Niba wakunze ibyo twakugejejeho ukaba wifuza kuzakomeza kubyumva, ntiwibagirwe gukora subscribe. Ikindi kandi na comment irakenewe kugira ngo dukomeze kugira icyo tubagezaho kandi tukibagezeho kibafitiye umumaro. Ibi twabikora, reka tubikore.